mbere na mbere mbanje kubasuhuza mwese muryango mugari ukunda Jazz Boii TV. Mbifurije umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2026 uzababera uwishya n'ihirwe. Ndanabiseguraho mbasaba imbabazi z'uko nari naratinze, abantu batangira bahura n'ibibazo byinshi cyane ariko tuba turi kugenda tubikemura gake gake. Katwigire ku cyatuzanye. Mu mpera z'umwaka w'ibihumbi 2025 mu gihugu cy'u Rwanda habaye ibirori byinshi cyane. Haba mu ntara cyane ariko mu mujyi wa Kigali. Ibaze ko ni Magre bariye Noheli. Ibirori byo byari byinshi cyane ku buryo byabaye December yose n'ubu ngubu bikaba bikiri kuba. Hari amaward, hari ibirori by'abantu ku giti cyabo, hari ibirori byo guturitsa umwaka, hari ibirori by'aba DJ, ibirori by'uturere, ibya Christmas, mbese ni byinshi cyane sinabirondora. Iki ni igice cya mbere, reka turebe bimwe muri byo. Hari igice cya kabiri nyuma. Byose hamwe n'ibindi byinshi nk'ibisanzwe muba mwabiteguriye n'umuhungu w'Imana Jazz Boii. Wowe kora subscribe. Tariki ya 29 Ukuboza 2025 nyakubahwa Perezida umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame afatanyije na Madamu we Jeannette Kagame bitabiriye ibirori byo gusoza umwaka wa 2025 byabereye muri Kigali Convention Center. Bimwe mu byabereyemo ni ijambo ry'umukuru w'igihugu aho yagarutse ku byagezweho muri 2025 n'icyerekezo cya 2026. Habyiniwemo indirimbo nyinshi zijyanye n'umuco nyarwanda n'indirimbo z'abahanzi nyarwanda bagezweho ubu ngubu banabikunze cyane. Twahinduye page. Igitaramo cy'imbaturamugabo cy'umukozi w'Imana Israel Mbonyi icyambu live concert cya kane. Hari ku itariki ya 25 Ukuboza 2025 muri BK Arena i Kigali. Arena yari yuzuye abantu barenga 10,300 baje kwishimira umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana. Singabona baba star musanzwe muzi, nge ntago mba mbaza amazina. Umwuka w'amarira y'ibyishimo, igitaramo cyuzuye ubusabane, umwuka w'Imana kandi cyagaragaje ubuhamya n'ubutumwa mu ndirimbo. Mu ndirimbo za Israel Mbonyi zakunzwe muri iki gitaramo cyane harimo Sitamuwaca, Naramufashe Sindekura, Nzaririmba n'izindi nyinshi zitandukanye cyane ko mwese mumuzi ari hitmaker. Chronometer yemeje neza ko uyu muhanzi yamaze amasaha agera kuri 4 yose ku rubyiniro atanga umuziki uhuza umwuka wo kuramya Imana. Ibaze kuva kuri Mbonyi ukajya ku cyumba cya rap, nanjye ukuntu mba napanze ikiganiro cyanjye. Ariko nta kibazo, twese turi abana b'Imana. Hari ku itariki 26 Ukuboza 2025 mu nzu nziza cyane yitwa Zaria Court iherereye i Remera mu mujyi wa Kigali. Bakita icyumba cya rap kabiri nyuma y'uko hamaze kuba na rimwe kandi twiteguye ko bigomba gukomerezaho. Umva bamwe mu baraperi benshi bagiye ku rubyiniro harimo Riderman, JC, Logan Joe, Bushari, Dani Nanone, Kenny K-Shati, Fifi Raya, Young Grace, itsinda rya Tough Gang n'abandi benshi cyane. Kimwe mu bintu byashimishije abantu kurusha ibindi ni ukwisungana kw'itsinda Tough Gang ryahuriye kuri stage rigakubita zimwe mu ndirimbo zakunzwe n'abantu cyane. Harimo imbyino, freestyle, umuziki ugezweho wa rap n'ibindi byinshi. Reka twikomereze kuri aba bari b'u Rwanda. Hari ku itariki 27 Ukuboza 2025 mu gitaramo cyitwa DJ Spin and Friends. Byabereye muri Kigali City Center, Zaria Court n'ubundi nyubako ya Ujiri Masari iri kudukorera mabara. Impamvu nyamukuru ubundi y'igitaramo kwari ukwizihiza imyaka 10 DJ Spin amaze akora umuziki. Habayeho gusoza umwaka mu mbyino, imiziki myinshi n'ibyishimo iryo joro. Cyaza abana bo ndabona bari bahari na Pamuji. Reka twikomereze twigire ku Isango na Music Award 2025. Ngo Foromiyana niyo ndirimbo yahuriwemo n'abahanzi benshi y'umwaka, ibyo rubizi se? Hari ku itariki 21 Ukuboza 2025 muri Kigali Culture and Exhibition Village.
award ikomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda, Isango na Muzika Award, kuko bavuga ko nta yindi yiruta yaratanzwe. Umuhanzi w'umugabo w'umwaka yabaye The Ben, w'umukobwa babwiza. Indirimbo y'umwaka ni Tsunami ya Run Up, umuhanzi ukizamuka ni Dara. Album y'umwaka ni Careful Generation ya Bruce Melody, abahanzi baririmbira Imana ni Vestine na Dorcas. Natangajwe n'ukuntu ngo umuraperi w'umwaka ari Kivumbi, ariko izo award ni bande bazitanga? Katwikomereze ku mustari wanyu n'umustari wa Jessica wa Mipango, Kevin Kade. Hari mu gitaramo cyiswe The Last Night by Kevin Kade ku itariki 31 Ukuboza 2025. Ni igitaramo cyabaye ku rwego rwo gusezera umwaka no gutangira umwaka mushya wa 2026, kandi hari no kwizihiza imyaka 5 Kevin Kade amaze akora umuziki. Mu bahanzi b'imena bagombaga gukubita muri iki gitaramo harimo Alikiba, Bushari, Riderman, Waze n'abandi. Ndiko musozo rero nagira ngo mbatera amatsiko, mbafitiye inkuru ndi gukora irambuye cyane ku gitaramo cy'aba basore uko ari babiri cyabaye ingutu, aho bavuga ko The Ben yakubiswe. Ibyo byose byari imyiteguro y'igitaramo, aho bavugaga ko bari kwamamaza n'indirimbo zabo bakabangamira indirimbo z'abandi bapeti bakizamuka ntizirebwe. Noneho ikintu ngiye kubahata mutazongera kumburana n'amakuru, ukore subscribe.